ikintu cyose kiba kigaragara nk'ikidashoboka kugeza igihe kirangiye gukorwa kigashoboka. Ayo magambo yavuzwe na Nelson Mandela, uyu wayoboye Afurika y'Epfo igihe yasohokaga mu gihe cya apartheid, kikaba cyari igihe cy'irondabwoko cyatumaga abazungu bakandamiza abirabura. Kuki yayavuze? Nelson Mandela yari umwirabura warwaniye ubwigenge bw'abirabura maze afungwa imyaka 27. Byari bigoye kumva ko umwirabura azagira agategeka South Africa. Byari bigoye, si ibintu umuntu yumvaga ko bishoboka. Noneho kumva ko umuntu wamaze imyaka 27 azavamo akayobora, byari bigoye. Aba Nelson Mandela wibaza umaze umwaka wa mbere muri gereza, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane kugeza ku wa 20. Ni ukuvuga ko umuntu Nelson Mandela yafunzwe ari umwana, yavutse uwo munsi, yavuyemo nawe ashobora kuba afite umwana. Urumva Nelson Mandela igihe yafunzwe byagaragaraga nk'ibidashoboka, kugeza umunsi yafunguwe agashobora kunga abirabura n'abazungu bakaba mu gihugu kimwe, nubwo hatabura ibibazo ariko bakaba mu gihugu kimwe, akaba perezida wabo. Uzibuke rero nawe nugura n'ikibazo mu buzima, kuba wumva ibintu bidashoboka uyu munsi sibivuze ko bitashoboka. Hashobora gushira igihe, ariko jya ukomeza ugerageze buri munsi uko byutse. Abantu bashobora kuvuga ko bidashoboka, abandi bantu bakaguca intege, ariko jya ukomeza ukora ibyo ushoboye byose. Umunsi umwe inzozi zawe wumva ushaka kugeraho uzazigera.